Reka nongere mbasuhuze mwese tugenda tubana kuri Sia Media TV. Ni inkuru y'akababaro. Ni umunsi umwe gusa tuvuye muri Pasika, umunsi abemeramana bose baba bizihiza, umunsi w'urupfu rwa Yesu Kristo. By'umwihariko Kiliziya Gatolika yo ikaba yizihiza cyane, aho bakora n'imigenzo myinshi cyane yo kwizihiza urupfu rwa Yesu Kristo. Ejo byari ku itariki twizihizaho Pasika, ariko nyuma ya Pasika hakaba hakurikiye inkuru itari nziza, inkuru yaje mu rukerera rw'iki gitondo iza itangaza urupfu rw'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, ni Papa Francis. Ese uyu mugabo byaje kugenda bite, ubuzima bwe bumeze bute? Reka tunyure muri bike cyangwa se mu bigwi byaranze ubuzima bw'uyu mugabo, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Uyu mugabo yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko. Reka turebe byinshi cyane byaranze ubuzima bwe, tunyure mu nkuru nyinshi cyane zigenda zivuga ku buzima bw'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika wamaze kwitaba Imana mu rukerera rw'uyu munsi. Ni umushumba wa Kiliziya Gatolika. Ntujye kure, reka tubane muri iki kiganiro. Ubushize twe twabagejejeho ikiganiro kivuga ku burwayi yari amaranye iminsi, ariko ubwo burwayi ntago bwaje kumubanira, bagaje kuba bumukuramo umwuka. Ni uburwayi yari amaranye igihe. Muraza kureba ikiganiro twakoze cyavuga ku burwayi bwe, icyo yari arwaye n'igihe yari ari mu bitaro uko byari bimeze. Ubu rero inkuru ziri hanze aha ngaha zikaza zivuga ku rupfu rw'uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Ntujye kure, ngiye mugiye kubana banyita Diepanda. Reka tubane muri iki kiganiro. Reka dutangire. Urupfu rero rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ubwo ni uwa mbere wa Pasika, ni saa 9:35, aho Karidinali Kevin Farrell yashyize hanze rwose itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Karidinali Kevin Farrell yatangiye itangazo rivuga ku rupfu, agira ati: "Nshuti bavandimwe, rwose n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis." Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, kandi ko ubuzima bwe bwose yari yarabweguriye Imana rwose. Urukundo no gufasha abakene, imbabare ndetse yabyigishaga aho ari hose. Ibi byose ni bimwe mu byagiye biranga ubuzima bw'uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi, ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Byari ku itariki 14 Gashyantare Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku itariki 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko rwose yanashyizwe mu mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyi minsi abakristu Gatolika bo ku isi, cyane cyane ababa mu gihugu cy'Ubutaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Urumva rero uyu mugabo ubuzima bwe n'ubundi bwari bumaze igihe rwose ari muri bya byuma bimufasha guhumekaho abakristu bamusengeraga. Hari bamwe rwose banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma, bamushyiriye indabo n'ibindi byo gukomeza kumwihanganisha no kumwifuriza gukira vuba. Icyo gihe yamaze mu bitaro, rwose yamaze mu bitaro ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku itariki 6 Werurwe, ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashima abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati: "Turi kumwe." Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo uyu mugabo yongeraga kugaragara mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristu bari bateraniye hafi y'aho yari ari ku ngazi y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga.
cyane ko rwose yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2 kugira ngo abanze kongera kumererwa neza, umubiri we wongere gutora akabaraga kugira ngo asubire mu mirimo ye. Ku cyumweru rero amasaha make mbere y'urupfu rwe, uyu mugabo yaje gusuhuza abakristu mu misa ya Pasika, ndetse ahura na visi perezida w'Amerika bamwita J.D. Vance. Rwose uyu mugabo ahura n'abakristu arabasuhuza. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 gusa ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe rero wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi, watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'aba Jesuite. Apfuye rero nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda. Murabizi neza y'uko nyuma y'imyaka myinshi cyane umubano wayo n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo wari umeze neza kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nibwo rero mu 2017 uyu mugabo yahuye na Perezida Paul Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaje rituruka i Vatican ryaje rivuga ko yicishije bugufi. Papa Francis rwose yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya Gatolika n'abayo bose, barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi, bagacukubira n'inshingano zabo zivuga butumwa mu maze batererana abatutsi bicwaga, ndetse bamwe banagira uruhare mu kwica abatutsi bicwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Papa Francis rero yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite uw'ubutaka butagatifu bwa Vatican ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Anagaragaza kandi kwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi, yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe, ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya Gatolika. Nyuma rero gato yo kubonana na Papa Francis, Perezida Paul Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter, ubu isigaye yitwa X, amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi asabwe n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Ati umunsi mwiza no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya, kubasha gusabira imbabazi ibibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Ryari itangazo perezida yacishije kuri Twitter ye arimo arashima Papa Francis. Rero uyu mugabo yabonye izuba ku itariki 17 Ukuboza mu 1936, avukira i Buenos Aires, aho ni muri Argentine, ku babyeyi babimukira bari bafite inkomoko mu gihugu cy'Ubutaliyani. Amazina yahawe akivuka ni George Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe 4. Yize amashuri mu iseminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chili mbere y'uko asubira mu gihugu cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe ubusaseridoti ku wa 13 Ukuboza mu 1969, agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa ari kiepiskopi wa Buenos Aires, aho ni mu gihugu cya Argentine, na mbere y'uko Papa Paul Yohana wa kabiri amugira umukardinale mu 2001. Mu gihe cye cy'ubukardinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Papa Francis rero, papa mushya azaboneka. Papa uyu wamaze kwitaba Imana, haba hagomba guhita hakurikira ibintu 5 kugira ngo hatorwe papa mushya. Ni ukuvuga ngo iyo papa amaze kwitaba Imana gutya, hari ibihita bikorwa kugira ngo
haboneke undi papa mushya bagomba guhita aboneka mu minsi 20 wari uriho amaze kwitaba Imana. Nyuma y'urupfu rero rwa Papa Francis byitezwe ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo undi azaba yatowe. Ni itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ubwo conclave ku batazi icyo aricyo, ni aho abakaridinari baterana bakajya guhitamo undi mupapa mushya ukwiriye kuba ayobora. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke. Ubwo icyo gihe iyo iryo jambo rimaze gutangazwa, ubwo abakaridinari bahita batangira kurahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo rero abakaridinari bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa se bemereye gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu 1958. Namaze kubibasobanura, conclave ni inama y'abakaridinari iba igiye kwicara igaterana hitamo papa. Bahita rero bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa se itumanaho ry'ibyuma biba bihari kugira ngo ibintu bagiye gukora bibe ari ibintu biguma ari ibanga. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa rero ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Rero hatoranywa abakaridinari 9 bo kuyobora amatora. 3 baba abagenzuzi b'itora, 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa rero atorerwa umwanya we ari uko umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi. Ubwo nibwo ubonye 2/3 by'amajwi niwe uba wegukanye umwanya ukuba papa cyangwa se umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora, hatorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje, kuko hari umuntu ushobora kugira gutya akaba arusha abandi kuba afite igikundiro kigaragaza ko yaba papa, ugasanga bamuhundagaje amajwi, amatora akihuta. Mu mateka rero amatora ya papa yatinze cyane, ni mu kinyejana cya 13 aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe abakaridinari 3 bapfuye bari muri conclave. Urumva ko bari ibintu bitoroshye. Nyuma rero ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara biba bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo rero umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye papa mushya, umuyobozi w'abakaridinari aramuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego, ahitamo izina rya gishumba azakoresha. Reka turebe rero bimwe mu bihe by'ingenzi. Ese papa iyo amaze gupfa ubundi koko ahita hakurikiraho iki? Iyo papa amaze gupfa ahita hakurikiraho ibintu 5 nkuko namaze kubabwira yuko papa bagomba kuboneka mu minsi hagati ya 15 na 20. Ubwo rero iyo papa amaze kwitaba Imana, dore ukuntu bita bigenda. Ni ibintu 5 bita bikurikizwa. Icya mbere, kwemeza urupfu no gutangira imihango y'Ivatikani. Umukaridinari Kamerirengo, ubwo umukaridinari baba bita Kamerirengo, ubu ngubu ni uwitwa Kevin Farrell. Niwe rero uhita wemeza urupfu rwa papa, agasiba n'ibimenyetso by'ubutegetsi bwe. Urugero, Fisherman's Ring, ubwo ni ya nkoni, ya mpeta ya papa, agafunga ibiro bye kandi agatangiza imihango yo kumuherekeza. Igice cya kabiri kitagikurikira ni igihe cya sede vacante. Ni igihe rero Kiliziya iba itagira papa. Muri icyo gihe inama y'abakaridinari
College of Cardinals ifata inshingano z'ubuyobozi bw'ingenzi, ariko ntishobora gufata ibyemezo bikomeye kugeza hato undi papa. Urabyumva, haba bari mu nzibacyuho. Igice cya gatatu gikurikira ni ugushyingura no kwibuka. Papa Francis yasabye gushyingurwa muri Bazilika ya Santa Maria Baggiore i Roma. Ni mu isanduku isanzwe, atandukanye n'umuco wo gushyingurwa muri site ya St Peter's Basilica i Roma. Igice gikurikira cya kane rero ni ugutegura no gukora conclave. Ubwo Bibiliya yanasobanuraga ni bya bintu biba mu minsi 15 na 20 byo guhita batangira gutora papa mushya. Abakardinale barengeje imyaka 80 nibo bahita baterana bagatangira gutora papa, nk'uko nabivuze hejuru, nkasobanura ukuntu batora. Ibyo iyo birangiye hahita hakurikiraho igice cya gatanu, aricyo cyo gutangaza papa mushya. Iyo habonetse papa mushya rero atangazwa ku mugaragaro n'umwe mu bakardinali agira ati habemus papam, cyangwa se ngo dufite papa mushya. Ahita agaragara ku idirishya rya St Peter, maze agatanga umugisha wa mbere ku bitabiriye uwo muhango. Urbi et orbi niko uwo muhango bawita. Ngibyo rero byaranze ubuzima bwa Papa Francis, wamaze kuva mu isi y'abazima akerekeza iburyo bwa data wacu, akajya kwibera mu ijuru. Nguwo papa wacu washizemo umwuka azize zimwe mu ndwara z'ubuhumekero. Reka dukomeze twihanganisha abakristu bose muri rusange, yaba abakatolika cyangwa se abandi bose bemera bakanakora ibijyanye n'imigenzo yo kwemera no gushyigikira uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Katolika. Rero reka mbashimire, ngewe na Didier Panda, mwakoze kubana nanjye. Mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi muchas gracias.